nari nshatse maze amezi abiri kugira ari nagenera ikindi gitangaza ndangize none akaba umugore umwe umugabo yari umucuruzi w'isukari aramanuka Buvira naje kuko nyine nari umubwire itawe imanuka niwe nyine ndamupanga turemezanya kabisa turumvikana turangize kumvikana nari maze amezi abiri nshatse kabisa turangize mari kumvikana ndavuga ati wewe mu ijoro saa 2 saa 3 zoba ndi mu wawe atabyemera nanje nyine ndabyemera itampa manuki kuko twari tuba ku karango babari babahetse ndamanuka kuko uwo munsi ntabwo niriwe nyine merewe neza nyine mu mubiri kuko niriwe ntekereza cyane umugore wawe yarariye umugore waje yari umugeni w'amazi yari yagiye wenda gutoragura yari yagiye mu bindi bikorwa bene kukuntu ariko kandi uwo muntu nawe yari yaranunjiye cyane ndavuga ati ikintu kabisa kigomba kubaho kuko ariko bimeze tampa manukira ko masaa 2 za nijoro turaganiriye ampaye umutsima ndawanze kuko je sinanifuza umutsima kuko ariko nari nifuza nyine mbere bwawe turangize amapataro bene amani na pana bene amatoya abatayeri bari batarazikunda abatayeri twabonyine ariko irarugura abatayeri bo gufunga amapataro bari bahari yari pataro nyine bene yinini kuko yikubise mu mazi nyine n'imvura imbaraga kabisa izamura nyine ifite imbaraga niko umuntu nyine wenda bene abantu bazabaroba bazabazamura cyo kumva indagara nyine zizamutse kuko bati sinonda nyine no ushenga ruri indagara wa mugabo yagije gukubita rugara ko ngo crise demande la veste niyo yari itugezeho iradukubita cyane iratwatsa tubura nibibazo kabisa mu buryo turakubitika kugezaho twagiye mwivuga butumwa mu Kavumu tugere mu Kavumu kwatsa umuriro tumare kwatsa umuriro numva kuko ndanezego cyo nari mfite abana batatu ngira Imana ati Imana jana mu bwami bwo mwe kubera umunezero wari uhabaye Kavumu muri Agape n'ishengero rya mukuru neza mbwira Imana ati Imana singikeneye kuba hano ahubwo nkeneye kuba mu bwami bwo mwe ndangize namamuja muri uwo mudo ndangize ndavuga ati ibi ni bitangaza ndangize ndasohotse hanze sizutu nasohotse hanze dusohotse noneho umuyaga w'Ikavumu unyura hejuru ku mutwe none umare kugira ku mutwe ngira Imana ati Imana banzo ndeke mbaze ndera abana suye kandi ndere wenda na nyina kugira ngo nzonjane kindi gihe ko kino gihe kitarimo nuko kabisa ariko ubu nyine ko imba ndi marihemu Imana arapfuye ariko Mana nzashima Imana kuko Imana ikitishije ubuzima iyo ndasaba parido kabisa Imana izumve kabisa kugira ngo ubone wa mutsima nyine ujya munsi kuko nigeze kugera mu kumonye mvuye mu biraro twari batatu tuvuye mu kiraro dushitse uwo mugore adufata nabi uwo mugore yamakanyaraza akaza kubita abana naringize ngo arakubita nase ariko Imana yarakoze kudakubita se iyo aza gukubita se wenda twese tuba twarahagurutse ariko yagumye gukubita abana ariko natwe ariko asa n'uwaje dukubita kuko umugore yakubise umwana abakubise se aba yakubise se kabisa ndangize ndabwira Imana ndavuga ati Imana uko bino bintu biragenda gute biramera gute none ndavuga ati bazamwita mama kavuga ngo mama nakoresheje amajambo agera kuri 3 none umugore kabona nyina gebse ndavuga ati uyu mugore kabisa biraruha bicemo akana kiwe kagahungu kanyura imbere gute kanyura imbere kari gafite kimyira kirekire bitangi kwega cyose ngikuramo ngikubita hasi ndasa kandi ndakiyegereza ndagafata wa mugore yamaturika araseka amara guseka yamayijira mu nzu mu rubimbiro ashusha ibirinda bitatu z'amazi amahoro y'Imana bane namwe bakunzi y'Umuhera Studio aho muherereye mwese turagushimiye wowe wahisemo ibiganiro by'Umuhera Studio turagushimiye wowe wahisemo chaîne y'Umuhera Studio turagushimiye wowe umaze gukora subscribe cyangwa se s'abonner
nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore. Hanyuma kuri uyu munsi murabona umutumirwa uri imbere yacu, kandi tuza kubiyesikizaho bukeya. Reka tubasabe imbabazi bukeya ku buryo bw'amajwi ko bitari kugenda neza. Miliye turimo cyangwa se ahantu twagiye gukorera ntabwo ari hamwe n'aho twatura dukorera, umva mu buryo bw'amajwi byaratugoye. Tuyihanganire cyane aho muza kumva bitameze neza, ariko ubutaha tuzabikosora. Murakoze cyane. jewe n'umwishwa w'abantu bakomeye cyane kuri ino si, abantu baza bitabo ni abahinga, n'umwishwa w'abahinga, aba umukwe w'abantu bakunda inyama cyane kuri ino si witwa Basiga. Nsanzemo icyaha ku mahombi, mwari mu bikisi. Twebwe turi hano mu Uvuma ku ishengero ryitwa Betsaida rya Kiliziya ya kabiri. Turi mu Uvuma y'ukwezi minsi 40 jours, maze minsi 6 niyo tumaze, ariko tumaze kumara minsi. Ngahe tubwire nk'agatendo uba warakoze kera uzutekereza n'ubu nyine ukumva uricujije, cyangwa se ukumva biguteye guseka nawe ukumva urasetse. Agatendo hariho igitendo hariho agatendo n'agatendo. wewe wakoze agati Jewe nakoze igitendo. None ico gitendo nakoze nari nshatse maze amezi abiri kugira ari nageneye ikindi gitangaza. Ndangize none akaba umugore umwe, umugabo yari umucuruzi w'isukari, aramanuka Ubuvira, naje kuko nyine nari umubwire itawe imanuka iwiwe nyine ndamupanga, turemezanya kabisa, turumvikana. Turangize kumvikana, nari maze amezi abiri nshatse kabisa. Turangize mari kumvikana, ndavuga ati wowe mu ijoro 2:00 3:00 zoba ndi mu wawe, ndabyemera nanje nyine ndabyemera. Itampamanukira kuko twari tuba ku Karango n'abari babahetse, ndamanuka kuko uwo munsi ntabwo niriwe nyine merewe neza nyine mu mubiri, kuko niriwe ntekereza cyane. umugore wawe yarariye Umugore waje yari umugeni w'amazi, yari yagiye wenda gutoragura, yari yagiye mu bindi bikorwa bene kukuntu, ariko kandi uwo muntu nawe yari yaranijije cyane. Ndavuga ati ikintu kabisa kigomba kubaho kuko ariko bimeze. Itampamanukira ko masaa 2 za nijoro turaganiriye abwaye umutsima, ndawanze kuko je sinanifuza umutsima kuko ariko nari nifuza nyine muri nawe. Turangize tujaga nyine mu bikorwa nyine nyirizina, tubitangiye gutya bita numva nyine umugabo baturuka haruguru kuko yageza kwenda kujana kuri iradi, ndamwumva kuko amanutse naje mbita mvuga tuko napfuye mbita nsohoka bukeya, wasanga ari mu masaa 4 za nijoro, mbita none nsohoka nyura hirya nawe aturuka haruguru, mbita manuka hari amateke menshi cyane kandi n'imvura yari yanaguye, mbita nirukanka manuke gutya nikira ahantu mu gishanga hari imifureje myinshi, mbita nikubita nyine mu mazi ntuze mu mifureje, amazi ahita kwira mu ipataro yose. Ndangise mbitaza yari itesi kabisa kuko iri haruguru hari amapataro amwe twaje tumenya bukabisa uburyo twaje tuyitamo, amapataro bene manini apana bene amatoya, abatayeri bari batarazikwe, abatayeri twabonye nyine ariko iri haruguru abatayeri bo gufunga amapataro bari bahari, yari ipataro nyine bene yinini kuko yikubise mu mazi nyine n'inzuzi imbaraga kabisa, izamura nyine ifite imbaraga, niko umuntu nyine wenda bene abantu bazabaroba bazabazamura cyo kumva indagara nyine zizamutse, kuko bwati sinonda nyine no ushenga ruri indagara. nawe uzi ko wafashe ibiti Kera kabisa nari nabyumvishije kabisa, nari nabyumvishije itazamuka nimuhira ngerega mu nzu kuko nari maze noneho amezi 2 gashatse, mfitaga mfata ya pataro ndayimanikaga ku mugozi, ya pataro yamitangira gutonyoroka amazi. None umugore arambwira ati se iyo pataro zagenze gute?
ndamubwira ati none mvuye hakurya mu muhana yizemo hano mu mwonga cyangwa mu mazi nyine nicyo kibazo nyine cyabaye nuko tutamukanuma nyine ariko kandi nawe kera arasa kera n'uwamenye tugiye garuka abagenzi baza bifata neza tubaza bamma bavugira aho ngo bazavuga ijambo rimwe bagayatinyaga umugabo ariko nyine bamaze kudutinyuka cyane n'icyo gihe kabisa bagazagira amanyangu kaba kumukubita urushi ariko abo nyine mu mukubita urushi akagusubiza urundi icyabaye ikibazo gikomeye cyane kitano nambye yabimbajije ndabimusobanurira uce mu gitondo cyabaye ikibazo ikafatwa muri uwo mwanya bigaragara ko nayo ntabwo nyine atari ahantu heza ifatwa na wa mugabo aravuga ati umuntu uba ugiye kunyiba mu ijoro ahita amanuka nimba ataravunitse ibibazo yaguye mu musaya yaguye nyine mu mifureji ahita amanukana inzira yanje mu gitondo asanga aho nari naguye nyine mu mifureji ahita aza akakubwira abantu amakuru ati umuntu wari waje kunyiba zaramukomeranye cyane nimba atarayavunitse n'Imana nawe ntiyamenyaga amakuru noneho umugore ga nawe ahitaga amenya aya makuru aba ati umuntu wazanye amazi noneho kwifunze ku ipataro ni umugabo wanjye kandi akamenya kuko ga naje nari inshuti n'uwo mugore zangizega umugore ga ndamukalumye nyine aguma kubimbaza ndamukalumye ndabimubwiye ati nyine byashike nyine ndagenda kuko yari umugeni yamaye itavyongera vuga kwirigano birarangira birashira urakoze cyane kabisa arugakuru nanjye karasekeje kureba ariko icyo gihe urumva wari utarakizwa icyo gihe nari ntarakizwa nari umupagani w'amazi kabisa uzi kurinda intware narizi kurinda ibinyamushongo wavuyeyo kurinda byari bibayo cyane kuko icyo gihe imirima y'abantu nyine icyo gihe hari abakibinyamushongo byinshi usibye hano mu Burundi kuko nzabona kimwe wenda ko mu kwezi mu mezi abiri ariko iwacu hari ibinyamushongo byinshi cyane noneho bigera aho ngaho bakaza baza no kumpamagara ati wowe genda uzoza uja kwamurura ibinyamushongo mu mirima ndetse n'inzuzi ibigori byacu ntabwo byigeze zonwa n'ibinyamushongo kuko nageze mpashika kamashika natsumurira nageze namiriza zose bikaba bihita bigahunga nyine ibirometero kabisa bene bijya birebire bene uko kuntu nyine nk'abatazi ibinyamushongo byageze byona ibigori nyine z'amunano nyine nabo babitera ibigori bene ibigori nyine bimwe byagoya n'ibindi nabyo bya proje inzishi nyine bene uko kuntu irarugurara ibigori byinshi. Hanyuma noneho kugira ngo uze wisanga ku mahombi ubu nyine tugusanze ahangaha ku mahombi byaje gute waba nk'udusangiza ubuzima bwawe muri makeya ubuzima bwawe ukuntu washitse ahantu ni ibihe bintu wagiye ukora utarakizwa n'ibyakubayeho umaze gukizwa kumva ko ushobora kuva mu gakiza? Jewe mu buzima busanzwe mzee yari umupagani kuko mzee yigeze gushaka abagore bagera kuri 4 kandi yari inshuti yanjye cyane ndetse yari yananasigiye n'umurage aramwe ngo ashaka abagore bagera aho zobyara abana benshi nanjye kuko yari umuvyeyi ndamwemerera ariko icyo gihe kuko nyine nari umupagani mwemera kuko nyine ndi umupagani mu buryo busanzwe cy'ibyo nagiye nkora tarakizwa ni byinshi ariko ndavuga ko ibintu kabingahe kandi nyine bitoya ariko nyine abantu nyine babona kaho ari bitoya kandi biga n'ibindi hari ikintu kimwe cya mbere nageze niba cyane kujya zaba abibye ba originale akaba n'abandi ba pirate niko biba bimeze kuko jewe mu buzima bwari busanzwe nyine jewe nageze nubika sinageze ndebana n'undi mu maso ariko nkamenya wenda icyo ufite nkamenya wenda n'icyo wawe utekereza ariko kandi nta nunama gutembangira nyine muri ubwo buryo ikintu cya mbere cyantangaje ni uko umunsi umwe ndavuga ngo reka nje kwiba ibitoki umurima w'umugabo umwe bazabita ngo ni Rugama aho hantu bazabita kuri Karongi kandi yari mwene wacu
noneho nari maze iminsi mvyiba cyane kabifata nkabijana muri kariyeri kaja kubigurisha kuko nagaze nafata n'amashu nayo kayafata akayajana kaja kuyagurisha kuko kaya mashu yo tuvuze hariho umugabo umwe iwe ni umuhamya abana nta mugagiriza bamwita mu ndafata kamwe narayamwivye cyane kandi kayamwiba gutyo ndisere bindi bitangaza narangiza nkakaja kuyagurisha muri kariyeri y'abashi baza bindi noro kabona ifaranga noneho agere muri uwo murima w'ibitogi gahurirana n'inzoka inzoka iramfata ku kuguru yanjye bare kunjya kitanirukanka twari abahungu kababiri twama tuzamuka twirukanga geri muhira amagayiga muzembo bya makuru ko byagenze ariko ndamubesha ngo ntabwo nagiye nyine kwahura inyana inzoka iranga ndetse barambwira ngo ngende barangiraho iyo nzoka yankomeye kugira ngo bayifate wenda ngo bayice kugira ngo niho zabasha gukira vuba no kujya ngenda kaza mbarangira ku musozi kandi inzoka yarankomeye mu gisambu mu gihe z'abandi noneho tibamenyaga amakuru uburyo byagenze ariko nyine bakuta bene icyo kinyoma biza gute none yo nzo kwigoma cyo muri ubwo buryo ariko ingoma kabisa nagiye kuyiteguza abandi kandi uwo mugabo n'ukuri yari umugabo w'umukizwa yari umudogo usenga cyane ariko kubera nyine nagiye kwiba bituma iyo nzo kwifatira nyine iranga muri ubwo buryo ariko baramvura ndakira n'ubu nyine kabisa atashoke ngira zangenda nyine gatambira Imana neza kandi mu buryo buri seriye kabisa urakoze cyane hanyuma waba ufite ikihe giti kwanza jewe ufite nk'ibiti bigera kuri 2 ariko wa mugabo umwe ari umugabo umwe tubana hano yaravuze ngo abantu bari gukunda ngo ibiti k'inkima ariko kandi abantu nyine baranabikunze nyine ikintu cya mbere je ndi umuvuga butumwa mu itorero ya Betsaida gusa kandi kaba n'umushemasi hanyuma turacyari wenda ibitendo wagiye ukora utarakizwa rero nk'igitendo cyangwa se icyo wagiye ucamo ubuzima wagiye ucamo ni byinshi nakoze ariko kubera akazuba nako katombotse n'umuyaga abantu bari bakeneye ngo abanze baboneke ifanta babanze bakubite mu muhogo kugira ngo nabwo bibashe kwibirika kuzanira amazi kuko ari umugabo umwe wavuze amagambo menshi hano hepfo y'Ibujumbura arayavuga nyine ko atameze neza barangiza anamubwira ati ibyo waba uvuga ko urumva biri ku murongo cyangwa biri ku murongo reka tubanze tukushakire kino cyakinze kirekire tubanze tubanze kije gikonje kije mu mutwe nurangizaga amagambo yose abashe nyine kumanuka ariko nyine kuri izo nari mbashe kuvuga ibyo ngibyo kuko n'ibindi nabyo tuzobivuga nyine nyuma gusa nyine twoza wenda hari umuntu wambwiye ngo wewe ngo udigeze kuza baguha akazi bakaguheza ubwoko bw'ubuvuzi icyo ngicyo kirahari kabisa kuko je nari umuhizi niyo makuru naje gushakira bambwiye nyine uko ibyo bintu wabishobora ndavuga ati reka nzaze kukureba maze kwivuga ari byo biragufasha kugira niba warakoresheje binde urumva ibyo bintu byarabaye nakoze ibintu bibiri ikintu cya mbere nakoresheje imbwa ikintu cya kabiri nakoresheje akanwa kanjye aho gukoresha imbwa nakoresheje nari ngira imbwa 2 imwe y'umweru n'iyindi yirabura imwe yitwa makasi yitwa Simba ariko nyine sijya Simba waraga ariko ni Simba nyine bene iyi ngiyi y'imbwa kabisa nuko niko bimeze noneho mu rukerera bakampeza inkoko bakavuga ngo muri uriya muri marindweze ni none ga ni wowe ugomba kuzoza wenda nyine kuzihiga ariko bakambwira ati wowe genda gusa w'inkoko irahari nuvayo wowe urabona inkoko kama mpita ngenda mu gitondo sageza nzuka saa 10 kaba nagiye nashika kama nirwa mpiga imbwe nageza ko masaha yine wenda nimba nishimye nimba nishaje ibiri narangiza akagaruka afata ya nkoko yaje ayikuta nyine muri
bene uko kurya. Ariko kabisa sinahise nazitunga cyane kuko nari nkunda kuzirya n'ubundi n'izindi z'abandi nazo nageze nzijya ntanazikoreye. N'inkware zose nari ibintu byinshi, inkware naraziriye, aho nahize amashenzi narayariye, aho ishiha nayo narayiriye, nageze mu Rurenge hariho ishiha hariho n'ishenzi. Urumva ishenzi ziboneka nyine ku manywa ariko ishiha iziboneka nyine mu ijoro n'iziboneka nyine mu ijoro. Urumva kuko nageze kurana n'umwana w'umufurere waje dukundana no kujana nyine duma guhiga bene ibyo bintu bene kuko tugakurana kuko izageze naje n'ibyo nageze kandi nari maze kubimenyera kabisa. Yari umwira wanje mu rugabura, umugabo kabisa yari umwira wanje bikomeye. Gusa nuko nyine ubu nyine ibintu bizagiye bihinduka, nimba twobonanira, nimba bwobwira bwokomeza cyangwa se nimba bwosubira nyine bukaba pirate, nimba bwoba original, nimba bizogenda gute. Amakuru yiwe kabisa yarabuze, nimba yarapfuye, nimba kihaba naje nawe kabisa sinzi nimba bikiraba. Noneho gukizwa kwanje, noneho abantu babona kuko nyine ibyo nari nagiyemo ari byinshi, kuko no mu muhana nageze mfata bitigeze kubaga ihene y'umugabo umwe iwacu ngo nibigira Imana. Rero yari ataraba umugabo, turayiba, turangize kuyiba turayifata turayibaga, bari kuyibaga nyine za nyama zimwe turotsa turajya tuwe turakora, izindi nyine dusiga dutaye tugaburira n'imbwa bene ibice mu gitondo nyine bararamika ngo ihene bayize, ariko twe twari twayize turayibaga kugeza n'uyu munsi sizamubwira. Gusa nimero yiwe sindayibona neza ariko ninibona zahita mbimubwira kabisa kugira ngo nyine abashe no kumbabarira kuko nari nakoze icyaha gikomeye cyane. Hanyuma ibyo byose ko numvishije ibyo byose wakoze nkaba ngusanze no ku mahombo, ubigereranya gute kugira ngo ugere ku mahombo uzagenze? Noneho uko byagenze, hari umugabo umwe wari witwa Bonibyamungu n'abandi bari bitwa Bonibajabo, barangize noneho kubera ibintu dutendo twinshi kabisa nari narakoze twinshi cyane, barangize noneho baravuga ngo reka baje gusenga Imana. Baragenda basenga Imana natwe baradusengera, bahita bavuga ngo abakorari bose kuko tuba mu ikorari siko gukiza, kuko ibyo byose twaje tubikora tuba mu ikorari, twarangiza tukaja muri ibyo bintu by'isi kandi turi abakorari ariko tutarakira umwuka we. Turangize noneho baragenda baja mu butayu barasenga, Imana irababwira ati bagende bakora ihuduma y'iginga rimwe. Baragenda baraduhamagara twese, baravuga ati byagire n'umuntu n'umwe usigara, abantu bose bagende bijire amasengero. Nako turagenda nyine turije twari ko abantu bagera nyine kuri babiri nyine batatu nibo bari abantu nyine bari basa n'abantu bananiranye. Urumva abandi nyine bari basa nyine n'abari aho ngaho nyine ariko abantu bari bamaze kumenyekana bikato. Turangiza batuja mu mahombi, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu mu ijoro ko masaa 8 bashiramo cya gisimba cyitwa ngo ni merci kija mu bwonko. Noneho kimare kuja mu bwonko, numva kuko umuntu anyambura undi mubiri, numva ko anyambura kukihuzo kujyoza wambura ihuzo, numva kuko ayinyambura yose nyine arayitsa nyine kubireba. Mukanya gatoya numva kuko amarira yose azi, namandira narize ngo amasaha 3 arashira, amare gushira amasaha 3 namapaguruka, ndavuga ati reka nihana. Namatangira kwihana, vuga ikintu mu izina, vuga ikindi mu izina, ibintu byose ndabivuga mu izina, ndabirangiza. Ndangize twari dufite ikiba c'igisoko byabi bene rino by'abagabo nyine bene ngiri rino bahinga nyine muzitiro, twari dufite nyine kiba nyine kitari gito twafashije nyine kidari muri campus, tutashobora kurizana uriyeza abakozi bari bari aho ngaho, abanyumbe bari bari aho ngaho, barari twitse bagize ibintu byose, baradusengeye, bamare kudusengera nawe namahita nakira Yesu umwami mwiza, namakizwa kugeza umunsi wa none. Rero ubwo ngubwo kimara gukizwa bita mvuga ngo reka nanone shakishe nubake ubutayu nuzokomera. Bita nubaka ubutayu, icyo gihe nyine hari ikinogo nyine mu butayu ariko bwari bwarakundutse, ariko hakaba ikinogo cyabwo nyine. Bita ngenda ntema ibiti, ndatutira ibiti, ndangize ndashinga
mare gushinga ndabarata hejuru, mare kubarata hejuru, urumva namaze kubarata hejuru ko masaha 11 z'umugoroba, ndangize ndataha nyine ndari muhira, sizeri ndazukira kuko nari mfite inyota nyinshi cyane, ariko nariko ntekereza akavuga ngo ikintu kinanira n'ubwatsi kuko yari inzu nini cyane, kandi nkabanje nyine, kandi nanabuza tuzoyubaka nyine none niherereje nyine, ndangize pashitse namapasanga ibiba 12 by'ubwatsi, sinamenye iyo byaturutse. Umunsi wa mbere ndabwihorera mpamvuga ati buno bwatsi bwoza kunkora, umunsi wa kabiri ndasaka ndabwihorera mpamvuga ati buno bwatsi bwoza kuzanira ibibazo, umunsi wa gatatu ati buno bwatsi bwozanira gobwe ndabwihorera, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu ndavuga ati buno bwatsi wenda bosanga ari marayika wabwururukije, ndangize mpita mbufata sakara bwa butayu burangize, maze kubura naraburangije gute nama mfitangira ikibazo cy'umutwe, ndagwara umutwe urankubita, uwo mutwe kabisa nakongira ngo none ngo nionije yabuza, kuko ari onije imukuzana ibintu byinshi muri nosi kandi bikomeye cyane, noneho uwo mutwe urambabaza cyane, mbabaze ndagenda senga Imana mu butayu, ndasenga cyane, ndasenga, ijwi ry'Imana rirambwira ngo ngende nimara gushika mu nzu kureho imatora, nimara kuyikuraho ndasangaho igufwa banteza akagufwa gatoya karekare, nindangiza ngakureho, nindangiza ngende kereka umuntu kuko Imana yari yambwiye ngo ubwire nyana kuko ukenda ukamwereka, nimara kukamwereka ugatwikire muziko arimwo ari kwabona ngo ni ukira, kandi ngo nitabikora gute sigi bitangenda ucyo namava mu butayu ndazamuka ngere mu nzu urayimatora, urumva nawe uravumva nyine n'ibintu nyine navuga ijwi kujya ry'Imana, ijwi ry'Imana zariza neza kandi rikabasha nyine gufasha abantu, nyine iyo rije rizabasha kururutsa nyine ibintu byinshi bitandikuraho, ndarijana yereka uwo mudamu, nari mwereka kabisa mu gitondo karekane, nari ntaraza ku ishuri saa moya, kandi yarankunda cyane, ndagize ndamubwira ati no gufwa Imana yambwiye niwe warinteze, wararinteze kugira ngo utoza ngo warimo, kandi umutwe urandemereye nabi, none ga niwe warizanye, none ngiri ryaje hano, none gatuye kuri twikira hano, none umunsi wose atandi kumbira nabe ngo ndurantega ibindi, uzomenye ko uwo munsi uzopfa. Ndangize mpita ndi muheza, bari kuri muheza ararireba, arangize yamasigara ari mpita ndi mwaka bikubita muziko irasha, ndangize ndasohoka, kuva uwo munsi ndakira mba muzima kugeza n'uyu munsi wa none. Cyo ni gitangaza Imana abashe gukora. Hari icyo twibagiwe guteya wadusangiza warabomboye cyangwa ntabwo nabomboye, rero naranabomboye kuko ibyo nagiyemo icyo gihe nari muri byinshi cyane nari muri byinshi cyane no mu maswingi menshi, kuko nyine itabi nyine zarigenda rirutana, kuko namwe amatabi agera ko kurangahe, noneho yaja mu mutwe umuntu utamenye ibyo akora n'ibyo avuga, noneho jewe mu gushaka kwanje umunsi umwe naragiye mu madego mu isoko ryitwa ngo niyinga mu Kaso, nari ngira mushiki wanje uba kuri Nyabibugu yitwa Nyamuhoza, none ndangira uwo mukobwa nyine witwa Nyafurahaje w'abasita b'abafiriyani nabo turi kumwe, rangize noneho yaravuye imuyinga mu gisagara, noneho mbona fresheri nziza cyane noneho ndangize kuyibona, baravuga turiya ni umugeni, nari ndi kumwe na mukuru wanje, ndangize namurebye k'amaso 8, naramurebye ijya mbere ndeba hasi, mureba ijya kabiri ndasakana ndeba hirya, mureba ijya gatatu ndasakana ndeba hirya, mureba ijya kane, noneho ngeze ku 8 numva ijisho rirafashe kandi rimare gufata namanuba, noneho kazasenga gutyo ndi umupagani, navuga ati Imana numpeza uriya mugore uzoshima, kandi naravuze ngo mu buzima bwanje kuko nirabura gute naravuze ngo Imana uzompeza umugore w'inzobe, ariko Imana akabisingirira neza, n'ubu nyine niwe turi kumwe kuva uwo munsi ga, noneho turamuhize nyine turamuhize kugira ngo tumuganirize, uwo munsi nyine namubonye twabonana neza tuganira, ariko abonana n'abandi baraganira,
ariko nyine buce mu gatanu turabukubitana turaganira mu gatanu turaganira tumare kuganira twama duhita tugenda tuje iwabo mu Muzinda kandi ico gihe kabisa nari naguze boots nziza nari mfite boots bene yayindi nziza cyane imeze neza niyo nanajanye kubombora kuko hari imijabwe myinshi mbona kuko ikirato kizashira vuba itanambara boots gitamwe amasogesi ndangize ndagenda dushitse iwabo turaganiriye turumvikanye tumare kumvikana Musadenti yarenze boots kandi abandi bageze bagenda benda bari bambaye ibirato byiza ifunze ariko uwawe nyine n'uwawe ushike nyine twamba tuvugana nyine turumvikana ita turara kuri Nyabihu duce mu gitondo kare kare ita tuvuga ko twarako dutinya nyine ijoro kugenda nyine ijoro tugenda amanywa wendaga nikajyo jambo novuga wenda ngo na sinabomboye kuko nagiye amanywa twagiye amanywa tugeraga noneho kuri Minembwe kuko hariho indaranishi noneho mbonaga umugore simushitsaga noneho kandi ikindi cyongeye mbona hari imbe je wari ufite gikote ndavuga ati ahubwo jewe nopfa ari kuwagakira itamuheza rya kota arajyambara naje ngenda nambaye ishati bama tuzamuka umusozi turawurenga nyine twarukiye ku mugabo umwe aza bita Kaboco yari umuganga w'Irundi turahirirwa nyine ga mugoroba turasaka tugenda ijoro tubona ngo dushika nyine ku masaha y'imezani none ngishikana mu bwagiriza naratse pasanga inshuti n'abavandimwe nabo basenga kandi namazinjiramwo cyane ariko tugeze hano duhura na crise wa mugabo yagije gukubita ruga aravuga ngo crise demande la veste niyo yari itugeze iradukubita cyane iratwatsa tubura n'ibibazo kabisa mu buryo turakubitika mutakaza buri kirato mutaka buri shati mutaka buri koti kabati gukizwa nuko nguko kandi ico gihe ntarakizwa sinari mfite bene ubwo buzima bumeze nabi ariko mare gukizwa namapora n'ibyo bibazo twama tugenda duhura n'ubuzima bene bwa bundi bw'igitangaza mu buryo nanigirira nk'ishati imwe hano mu bwageze rero nageze sengana niyinga kandi hano hariho abahamya benshi cyane ndagani sengana niyinga akayisengana niyinga ikirato kigacika hariya narangiza kagisona namara kugisona akasiga isyaje uri yanyuze kugira ngo itazaga kugaragara rero sonesha inyuzi y'umweru kuko se nari mfite ifana baza kuza kugura ku rudumu yirabura wenda nguri yirabura sonesha nyine biri kuko naje mu bantu bazi b'abakordoni bazi gusona ibirato naje no shakisha uwo mwuga kabisa sino buri soko kuko ndabizi cyane ndangize ndakubitika gutyo narangiza nyine mu mugore aranyihanganira kabisa kuko umugore tubanye n'umugore wanyihanganira ndavuga ati yaranyihanganira kabisa kuko ubuzima nari ndimwe wenda barakose n'amanyanga kubera ubuzima twari turimo ariko arabwihanganira naje ndabwihanganira kugezaho twagiye ngivuga butumwa mu Kavumu tugere mu Kavumu kwatsa umuriro tumare kwatsa umuriro numva kuko nezego ndanezego ico gihe nari mfite abana batatu ngira Imana ati Imana jana mu bwami bwo mwe kubera umunezero wari uhabaye Kavumu muri Agape n'ishengero rya mukuru neza mbwira Imana ati Imana singikeneye kuba hano ahubwo nkeneye kuba mu bwami bwo mwe ndangize namamuja muri uwo mudo ndangiza ndavuga ati ibi ni ibitangaza ndangize ndasohotse hanze sizutu nasohotse hanze dusohotse noneho umuyaga w'Ikavumu unyura hejuru ku mutwe none umare kunyura ku mutwe ngira Imana ati Imana banzo ndeke mbaze ndera abana suye kandi ndere wenda na nyina kugira ngo nzonjane ikindi gihe ko kino gihe kitarimo nuko kabisa ariko ubu nyine uko imba ndi marihemu Imana arapfuye ariko Mana nzashima Imana kuko Imana ikitishije ubuzima iyo ndasaba parido kabisa Imana izumve kabisa nayisabye parido iranavyumva kuko izana numva nyine kwita n'ubu nyine gandacariho ariko iyo bitaza kubuko mba naragiye kindi kintu kigira kabiri naye nibagiwe jewe izi gukoresha strategie zo kugira ngo wenda umuntu yakwishizemwo nabi
cyangwa se waba ubona wenda winjiye mu nzu ukabona wenda umugore ameze nabi ntari ko aseka mu nzu wenda atagusekeye uza ushakisha nawe strategy wakoresha ku muntu w'umugabo kugira ngo ubone wa mutsima nyine ujya munsi kuko nigeze kugera ku Monyi uvuye mu biraro twari batatu tuvuye mu kiraro dushitse uwo mugore adufata nabi uwo mugore yamakanyaraza akaza kubita abana nari ngize ngo arakubita na se ariko Imana yarakoze kudakubita se iyo aza gukubita se wenda twese tuba twarahagurutse ariko yagumye gukubita abana ariko natwe ariko asa n'uwa dukubita kuko umugore yakubise umwana bakubise se aba yakubise se kabisa ndangiza ndabwira Imana ndavuga ati Imana ko bino bintu biragenda gute biramera gute none ndavuga ati ngaza mwita mama kavuga ngo ma nakoresheje amajambo agera kuri 3 none umugore kabona nyina gebse ndavuga ati uyu mugore kabisa biraruha bicemo akana kiwe kagahungu kanyura imbere gute kanyura imbere kari gafite ikimyira kirekire pita ngikwega cyose ngikuramo ngikubita hasi ndasaka ndakiyegereza ndagafata wa mugore yamaturika araseka amara guseka yamayijira mu nzu mu rubimbiro ashusha ibirinda 3 z'amazi none badushirira hirya y'inzu bari mutaro uko cage twari tutaroga ariko ko masayine aje yatwihoreye ntiturafungura ntiturihwagira ntituragira gute bene izo nyine arangize nyine ayaduterekeye hirya ariko kera umuntu kera yatangiye guseka ibyishimo zabaye byinshi none abacu twari ko twihwagira nare ahijya ndababwira ati mushimire ganje wakoze mission kuko nakoze igikorwa kitokora undi mugabo kuko namwe yabanyuzeho ariko nimwe mwari munatangira ariko timwagikuyemo ariko je wagikuyemo munashimire nuko baguma baraseka nyine muri ubwo buryo twinjiye mu nzu usanga umutima urahiye turajya wa mugore amatangira guseka yaraduherekeje tugeza mu irango aragiye kuturengura imihiro bavuga ngo ibintu zose kabisa no gushakisha strategy nugera mu nzu ugasanga wenda wa mugore ntafite ibyishimo n'umunezero wowe uzowushakishe ku mbaraga kandi mutabuta unawushakisha naho urumva wa munsi kabisa uzoburara cyangwa se nabwirije muri ubwo buryo kabisa cyane kabisa bari tubana n'umuhungu w'abataganda witwa Onishinga kwara abantu baza basetsa abantu kuko twaje tunasiba no mu ishuri abantu bakamererwa nabi cyane bagakena ngo tuza ku ishuri buri munsi bitwasiba ugasanga abantu bagize nyine kerere mu mutwe ariko twashika nyine tukatwanganura nyine byari mu mitwe yabo abantu bakaguma nyine ubuzima bugakomeza kuko uyu muntu yasetse nyine abayongera iminsi yo kuba hari n'umuntu wambiye niba ari imibare yakeza niba yakeze kwinagira cyane niba wakizisho sizi kuntu yambiye ko cyangwa ko wewe gani we wabiciyemo nimba yakeze kwinagira cyane niba yakeze gushoboye no kujya matematike ni matematike kujya ibintu nyine byose bitomatika biza bigenda bigora abantu benshi cyane yageze inanira matematike na za physics ibintu z'imibare zarananiye cyane ariko umunsi umwe nabonye igitangaza cy'Imana amaze gukizwa ndagendesha mu butayeja gusenga Imana bare gusenga none kuko bari batanze mu munsi wo kwiga buca nyine dukora examen nyine ya physics shika gusa ndabatana none gasinyishoboye mutazaja kwiga nyine ibintu nyine nashoboye ndagenda shika nyine ndasenga mare gusenga mbona kuko umuntu anyereka itaburo yose arayinyereka itaburo yamanereka amareponse yose yari poshingi yose yaramenya nimero nyine agera ku 10 yamatangira ku nimero ya mbere ageza ku 10 namaneza yamabinyereka byose ndabibona bare kubibona naje namanzuka vuba vuba kuko akundi ko umuntu nyine ubonye inyama cyangwa se ubonye ikindi kintu ciza namanzuka vuba vuba ndangize namatangira kwandika amareponse yose ageza ku 10 uce mu gitondo bati wenda bino usanga wenda byaje wenda ari ibintu byiza cyangwa se ari ikinyoma ari ukubesha tambijana gere ku ishuri bakubite gutya bindi byose namambiye nafashe max abandi bafata amazero kandi bari bazi matematike n'abari bazi na physics kandi ntageze nishobora ariko uwo munsi naho mbona Imana ingirira neza kuvuga ngo no muri matematike no muri physics Imana ibaye cyane wenda baganiriye cyane wenda ko ushobora kugusetsa
naho abantu bashobora gufata wenda nk'umuhamya watanze nk'aho wari gutera nanjye ariko ese mu buzima bwawe yaba ari uguteye gutera nanjye kuko utashobora kwemera uri kwawe cyangwa se ubuzima bwawe ni uguteye noneho mu buzima ari byo nyine nanyuzemo nyine bya gipagani ubu nyine ninjiye mu by'Imana ariko mu buzima busanzwe ngira ibyishimo cyane no mu rusengero jewe nzasetsa abantu n'abantu benshi barabizi cyane kandi nibyo biza numva ko bihanuka gusa nzamba ndi ku gatuti nkamva ko ibintu bihanuka kandi abantu bagaseka bakanezerwa bakagubwa neza iyo ari impano imwe wishe nabi yari impano ya komedi ukananirwa gukina komedi ukaja kuba isi mwarimu ukabashemasi kandi impano yawe yari iya komedi kandi kabisa kandi n'ubushemasi nyine hari umugabo umwe nawe wabivuze ababaza imitima turi abashemasi atwita ngo turi amarido ngo abashemasi ni amarido umugabo yarabivuze ndababara cyane ariko mu busanzwe nyine mu buzima busanzwe ubu nyine nkunda Imana cyane kandi nkunda gusetsa abantu kandi abantu nabo baranyikundira naje ndabakunda urumva niyo mpano yanje iri mpano gusetsa abantu haba mu ishengero haba muri quartier haba hehe ahantu hose kabisa iyo mirimo yose ndayikora none ngubu ni hamo wowe nakubonye n'impano support uzazikina komedi hari ikintu kizafatira izo ndio ubikora oya izo sinobikora kuko ari igihe nzoza kumva habe nubwo yo ndi ifaranga kandi ugakomeza no wa murimo wawe oya habe nubwo yo mpeza ifaranga sinovyemera kuko kera ngiye muri uwo mudo umwuka wanje wose nari mfitega Imana yampaye ubugiye kugenda kuko ga mu busanzwe nyine yo kera bagiye hariya ibyinshi bazakura utuntu twinshi nyine bene twatundi tw'abantu nyine badakijijwe ugasanga nyine ibibazo birabaye ariko kandi jewe nzobanza ngo Imana kuzogeza ngiye mu ijuru kuko noza numva nafashirijwe kabisa kuko ari gihe wenda nogenda gukora bene buriya bundi ugasanga wenda bintaye nyine ku mazi ariko naguma muri ibi ngibi nyine bikanzamura cyane reka tugushimire cyane uguhaye kamo kandi urakoze cyane tusetsa cyane tuzamuteramisha urakoze cyane wenda kubijanye n'ubuhamya burambuye bifuza kumubaza byinshi uzabona muri waho hasi uzasanga muri waho hasi uzashaka urakoze cyane aho nawe abakunzi cyo nubwira abantu bose bari badukurikiranye ni ukugira ibyishimo n'umunezero kandi mu buzima busanzwe abantu bagomba kuzoza baseka ubabaye ni uguseka wishimye ni uguseka kugira ngo muri buno buzima kugira ngo turebe umuntu tubasha kubusunika muri ubwo buryo tukaba tubashimiye cyane Imana ikomeze kubaheza umugisha turi kumwe n'ubutaha kabisa